abaye urugamba rwo kubora igihugu uko mu byumva umututsi nta burenganzira afite muri iki gihugu, naho yari yarahungiye mu bihugu bitandukanye nta burenganzira yari afite bwo kugaruka mu gihugu, kuko barabigerageje muri 1982 ubwo muri Uganda babirukanaga. Bageze mu Rwanda ubuyobozi bwa Habyarimana buvuga yuko abo ngabo atari abanyarwanda, ndetse ajya no mu mahanga hatandukanye asaba yuko abo banyarwanda bariyo bagumayo, ko mu Rwanda habaye hatoya, ubutaka bw'u Rwanda ruto, u Rwanda ni rutoya rumeze nk'ikirahuri cyuzuye amazi. Urwo ni uruhare rwa Habyarimana ubwe wabujije abatutsi uburenganzira ku gihugu cyabo. Nyuma y'igihe kirekire rero abatutsi bashaka uburenganzira bwabo bari barahungiye hanze y'igihugu, ndetse n'abo mu Rwanda nabo batotezwa ubwo buryo twagarutseho, nuko batangiye urugamba rwo kubora igihugu. Hanyuma urugamba rwo kubora igihugu noneho rwabaye urwitwazo kuri Perezida Habyarimana rwo gutegura neza noneho jenoside yakorewe abatutsi. Nyuma y'uko inkotanyi itangirije urugamba rwo kubora igihugu, Perezida Habyarimana Juvenal yabigize urwitwazo itegura gahunda y'ubumwe bw'abatutsi guhera mu Kwakira mu 1990. Aho kurwana ku rugamba n'abasirikari, aho yahisemo inzira y'umugambi wa jenoside, hanyuma akoresha inzego zose, akora icengezamatwara, yamamaza urubango rw'abatutsi. Hanyuma ndetse no muri iyo myaka batangiye no kwica abatutsi hirya no hino mu gihugu. Ingero ni nyinshi, ariko natwe ubwacu hano mu karere ka Rutsiro turazifite. Muri 1993 igihe abatutsi bicwaga mu gihugu hose, abagome bari muri komine Rutsiro nabo barishwe bahungira kuri komine Rutsiro. Nanone nyakubahwa Minisita, amakuru benshi batazi ni uko icyo gihe bahungira kuri komine Rutsiro ni uko na Perezida Habyarimana ubwe yarahageze, yageze hano kuri komine Rutsiro. Ahageze yasubiyeyo, amaze gusubirayo abatutsi barabongeye kuri komine Rutsiro hariya barabishe babatwikira mu nzu bari. Uyu munsi ayo mateka turayibuka kuko batwitse icyo gihe hari muri 1993. Ni amateka twibuka nk'abanyarwanda, ariko by'umwihariko nk'abanyarutsiro ibyo turabyibuka. Ibyo ngibyo rero abavuga ko Habyarimana atakoze jenoside cyangwa atayiteguye baribeshya, kuko ibyo birahari, natwe turahari turabihamya, kandi tuzahora tubihamya. Ikindi ntabura kuvuga ni uruhare rw'itangazamakuru mu gushishikariza abahutu kwanga abatutsi. Munyemerere ngaruke, uretse radiyo Rwanda yatangazaga cyangwa se yashishikarizaga abari abahutu cyangwa se abiyumvaga n'abahutu kwanga abatutsi, n'ibindi binyamakuru bitandukanye, nuko radiyo Rutwitsi RTRM nayo yashishikarizaga abahutu kwanga abatutsi, cyane cyane mu kuranga ahishe abatutsi kugira ngo babice. Ariko by'umwihariko kugira ngo mwumve ko jenoside yarateguwe na Habyarimana, nuko iyi radiyo RTRM ubwayo niyo yatangaje yuko hagati y'itariki ya 3 ya 4 z'ukwa 4 hazaba kane muri konsi zihari. Ako kantu kagaragaye ku itariki ya 7. Turabaye kwibeshya n'iminsi 2, ariko byarateguwe. Biba mugibuka neza ikinyamakuru Kangura cyongeye kugarura ya ideoloji cyangwa se ingengabitekerezo ya Kayihutsu yari bagiranye, yatangajwe bwa mbere mu kinyamakuru cya Joseph Gitera. Bagarura amategeko 10 y'abahutu, nayo yashishikarizaga abahutu kwica abatutsi.
nyakubahwa minisitiri niba mbyibuka neza muri aya mategeko 10 y'abahutu yatangajwe na prosoma akongera agatangazwa na kangura. Muri aya mategeko harimo itegeko rimwe cyangwa se ntabiri umuvugizi w'ingabo za hakurya hariya w'igisirikare hakurya hariya yongeye kugarura kuri radiyo y'igihugu cy'abaturage hariya. Nshaka kuvuga ngo hari wa mugambi wa revolution 19 baracyakomeje tubaze kugarukaho. Ikindi kigaragaza uruhare rwa Perezida Habyarimana nuko mu gihe cy'urugamba rwo kubona igihugu umututsi ari we mwanzi w'igihugu. Umuyobozi w'itangazo ry'ubuyobozi bw'ingabo z'igihugu muri Nzeri 1992 bwatangaje mu nyandiko yasobanuraga ko umwanzi w'igihugu ari umututsi w'imbere mu gihugu n'uwo hanze yacyo ndetse n'undi wese ushyigikiye FPR Inkotanyi. Uwo niwe wari umwanzi w'igihugu wasobanuwe n'ingabo ziyobowe na Perezida Habyarimana we ubwe. Zabe ngo kwica umututsi no kwica umwanzi w'igihugu. Ubwo ni uruhare rwa Perezida Habyarimana. Urundi ruhare ni ibimenyetso bigaragaza ko bitandatu bihari n'abanditsi bahari birazwi. Nuko Perezida Habyarimana ubwe yashinze umutwe w'urubyiruko rwa MRND rwitwa Interahamwe, mu mutwe watojwe n'abasirikari ba Habyarimana. Interahamwe zatojwe n'abari ba brigadier, bivuga brigadier batoya mu byumve nk'aho ari urwego rwa polisi y'akarere cyangwa se ya komine y'icyo gihe. Hari urubyiruko rwatozwaga n'aba brigadier, abandi bagatozwa n'abasirikari, abandi bagatozwa n'abasirikari ba France. Urwo n'uruhare rwa Habyarimana biragaragara. Rero abashaka kugaragaza ko nta ruhare yagize kuyobya uruhare, ariko ibimenyetso byo birahari. Ubwicanyi bwose muri 1994 bwakorwaga imiryango mpuzamahanga irebera, twamenye kuri yuko iyo utimenye ubwawe ibindi ntabwo wakwemera ibibazo ngo ubone profit. Nyakubahwa minisitiri nihuse reka ngaruke ishyirwa mu bikorwa rya jenoside yakorewe abatutsi umugambi muremure nk'uko yababwiye n'urugamba rwo kubona igihugu. Ingabo za Habyarimana zari zarasumbirijwe, hatangira no kubaho imishyikirano hagati ya leta ya Habyarimana ndetse n'Inkotanyi. Hanyuma bimwe mu byagaragaraga yuko ayo masezerano batayashakaga nuko Habyarimana muri we yavuze yuko amahoro atari ibipapuro, ariko yavuye yuko agiye gutegura interahamwe zikazamanuka. Ariko turibuke yuko n'uwari Colonel Bagusora wari umuyobozi w'ibiro bya Minisiteri y'Ingabo, we yanavugaga yuko agiye gutegura imperuka. Imperuka rero yarayiteguye ubwo ku itariki ya 7 imperuka y'abatutsi uko bayiteguye batangiye kuyishyira mu bikorwa. Ntabwo nshaka kugaruka ku matariki menshi atandukanye, ariko aho minisitiri ngo yemerere ingaruka ku itariki ya 8 Mata 1994, kuko iyo tariki ya 8 Mata niho hagiyeho guverinoma y'isi y'abatabazi